Imana ishimwe bene data yongeye kuduheza umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Uyu mwanya mwese mwe mu numva mbahaye kaze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Topike y'ijambo tuza kuvuga iravuga hejuru yo kuvuga ngo witinya Mw'Injuru hari Imana. Witinya Mw'Injuru dufite Imana. Imana itubereye maso. Imana umurinzi wacu. Imana ituzi. Imana yatumenye twebwe tutarabaho. Iyadukunze twebwe tutarayimenya. Iyadukunze twebwe tutarayikunda. Iyo niyo Mana yacu kandi iyo nitubereye maso kandi iyo niturinze. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data witinya mu bibazo ubuhura nabyo, witinya mu bihe bikugoye, witinya ku misozi ureba imbere yawe, witinya umwijima w'icuraburindi wabuditse mu rugo iwawe, wabuditse mu kazi kawe, wabuditse mu mihamagaro yawe. Witinya Mw'Injuru dufite Imana. Imana ishimwe cyane. Mw'Injuru dufite Imana kandi iyo niyo Mana yacu, kandi iyo niyo Mana yawe, iyo niyo Mana yawe, niyo Mana mu bigeragezo, niyo Mana mu bisubizo, niyo Mana mu mapfa, niyo Mana mu buzima. Imana ishimwe cyane, iyo niyo Mana yacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yesaya sura 50 umurongo wa 7 aramuhumuriza. Haravuga ngo umwami nguko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana ryaje kuri Yesaya rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara. Nico gitumye mu maso hanje akomera ku rutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nubwo bizahumurizaga bariya, nubwo bizavuga mu gihe cya kera, nubwo ari bariya, uyu munsi ijambo ryabereyeho ku bwawe rivuga ngo nkuko umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara. Ni nacyo gitumye mu maso hanje akomera hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko neza, nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Witinya ibyo ubona, witinya ubukene ureba, witinya ingwara ureba, witinya ibihe ubona bikugoye, witinya ukabona isi yose yaraguhagurukiye, ukabona ingwara zaraguhagurukiye, ukabona ubukene bwaraguhagurukiye, ukabona ibihe bibi byaraguhagurukiye. Witinya kuko ntabwo uzakogwa n'isoni. Ntacyo bizagutwara. Dufite Imana itabara Abayo. Iyo dusenze izayumva, iyo dusenze izikora. Imana ishimwe cyane. Watinya gute ufite Imana? Watinya gute ufite nyiribihe? Watinya gute ufite nyirubuzima? Watinya gute ufite umwami ukomeye kuruta abandi bami? Watinya gute ufite umwami utinyitse? Watinya gute ufite umwami utazava ku ngoma? Imana ishimwe. Abamwegereye, abamuhinduye ubuhungiro, abamuhinduye ubuturo bakabana nabo, wabo ntibaza batinya. Mu maso habo hahora hakomeye. Abo bahorana icyizere cyo gutabarwa. Nukuri baza banatabarwa kuko Uwiteka Imana irabishoboye. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwami w'Abashuri amaze guhagurukira umwami wa Isiraheli, amutumaho Ezekiya amutumaho intumwa, aramubwira ngo ewe Ezekiya, gutumyeho intumwa zikubwira ngo zikumenyesha kuko mfite imbaraga zo kukurimbura no kukumaraho. Aramusuzuguza, ariko Ezekiya atakira Uwiteka Imana. Aramubwira ngo uyu munsi bimenyekane kuko ari wowe Mana yacu, bimenyekane isi yose bimenye kuko ari wowe Imana izidutabara. Imana ishimwe cyane. Amutumaho Yesaya aramubwira ngo humure kuko uri yugutera ubwoba. Umubwire ngo asetswe n'abari ba Isiraheli nibo bamusetse. Imana ishimwe. Abo nibo bamusetse. Ntasetswe n'abagabo ahubwo asetswe n'abari, asetswe n'abakobwa b'i Samariya, asetswe n'abakobwa ba Isiraheli. Abo nibo bamusetse ku magambo avuze yo gukanga umwana w'Imana, uwahamagawe n'Imana, ufite ubuturo mu Mana, uturanye n'Imana. Uwo ntiyakangwa, akangwe n'amami akomeye. akomeza kumushyiraho confidence amwereka yuko ari umugabo ukomeye. Aramubwira ngo ese uza abami narimbuye, uza abakomeye namazeho, uzi
hari igihe nawe ibibazo biza bikakwereka iyi ngwara yishe nyanaka, ibi bibazo byasebeje nyanaka, ubu bupfakazi nyanaka busebeyemo, ibi n'ibi nyanaka bisebeyemo, bikakwereka ko nawe ugomba kuzoseba. Oya siko bimeze. Uyu munsi ndagira nkubwire dufite Imana. Imana izitabara Abayo, kandi iyo dusenze izayumva. Imana ishimwe cyane. Ibihe bikakwereka kuko dore nyanaka yabiguyemo, iyi nzira dore nyanaka, uyu mwijima wicura burindi dore wabundikiye nyanaka, oya iwawe ni nyanaka, yari afite umwanya we yarahagazemo. Ariko uyu munsi nawe reka nkubwire kuko uhagaze mu mwanya mwiza. Menya itandukaniro rya wa wundi wakozwe n'isoni n'iryawe mwana w'umuntu we. Menya kuko wowe uhagaze utahakorerwa n'isoni, uhagaze n'Uwiteka Imana. Abahagararanye n'Uwiteka Imana abo ntibazakogwa n'isoni. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, rirabivuga ngo abari mu Uwiteka Imana abo ntibazakogwa n'isoni. Usibye gusa abava mu buntu bw'Imana ari nta mpamvu, abo nibo bazakogwa n'isoni. Ariko wewe nimba ubizi neza kuko uri mu mwami Imana, kuko birimwo neza, kuko urigendana n'Imana, tuzokogwa n'isoni. Ntabye bizagukoza isoni, ubupfakazi ntibuzagukoza isoni, ubukene ntibuzagukoza isoni. Imana ishimwe cyane. Ibihe bibi ntibizagukoza isoni, ibihe by'umwijima ntibizagukoza isoni, ibihe byo kwangwa, ibihe byo kurekwa n'abawe, ibihe byo kwibagirwa, isika kwibagirwa, icyo gihe tuzokogwa n'isoni. Nubwo Isiraheli itatumenya, nubwo abakomeye batatuzi, nubwo ibihugu bitatuzi, ariko Uwiteka Imana iratuzi, itubereye maso, niyo data, niyo muremyi wacu, niyo byishimo byacu, niko gakiza kacu, itangiriro ry'imibereho yacu. Imana ishimwe cyane. Wewe rero nimba uri muri Kristo Yesu, komeza wiberemo, ntabiye bizagukoza isoni. Mu maso hawe hazakohora hakomeye nkibuye. Imana ishimwe cyane. Hezekiya amutumaho bene ayo magambo. Imana iramubwira ati reka ni nanjye, wowe nta nubwo uzamurwanya, ahubwo niyo uzamurwanya. Uwo mwami agiye gutamba ibitambo byo gusingiza Imana yiwe. Abana biwe nibo bamusanze baramwishira. Reka bazasubiranamo, ibibazo byonyine bizasubiranamo, nibyo byonyine bizishira iherezo. Abakwanga nibo bonyine bazishira iherezo. Imana ishimwe cyane. Abakwanga nibo bazishirira iherezo, abakuvuga nabi nibo bazishirira iherezo, ubukene nibwo buzishirira iherezo, kuko uri muri nyiri. Imana ishimwe cyane. Ibyo ubona bizishirira iherezo, umwijima uzishirira iherezo. Kuriya mwami wenyine, abana biyo bonyine bamwishiriye iherezo, baramwica, babasha gusubirana ubwami bwase. Reka nawe ibiguhagurukiye bizishirira iherezo. Amagambo aguhagurukiye azishirira iherezo, ubukene buguhagurukiye buzishirira iherezo, abahagurutse kugusebya bazishirira iherezo, abahagurutse kugira ngo use bazishirira iherezo bonyine. Wewe komeza gusa ugendane n'Uwiteka Imana yawe. Wareso kuko Imana izantabara, uri mu muyo ntizarika kumutabara. Nta wamuhungiyeho ngo wakozwe n'isoni. Imana ishimwe. Nta n'uwamwambaje ngo yange kumutabara, nta wamwambaje ngo yange kumutabara. Wewe gusa muhamagare, mubwire ibyawe bikugoye. Wewe genda gusa wicare muri we, genda witurire muri we, genda umuhindura ibyiringiro, genda umuhindura ubugingo, genda umuhindura wo kwizerwa, genda umuhindurire umwami wawe, genda umuhindura umukunzi wawe, ugire gusa ubusabane nayo. Hasigaye ibindi byose, ibihe biguhagurukiye ubyihorere, kuko wewe uri mu rutare Yesu. Wowe uri mu rutare Yesu, genda wishe muri ubwo buvumo, naho ibindi ubyihorere. Yishe mu buvumo gusa, naho ibindi bizaza byikubite kuri ubwo buvumo, kandi nta gishobora kumena ubwo buvumo. Nta mwijima umena ubwo buvumo ari we Yesu Kristo. Nta mvura iyo mena ubuvumo ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nta miyaga yonyeganyeza iryo buye wihishemwo wewe. Nta bukene bwonyeganyeza iryo buye, nta rwango rwonyeganyeza iryo buye, nta n'intwaro yarimwe n'abantu yobasha kurasa iryo buye ngo irimene. Ntibishoboka, kuko iryo buye, urwo rutare ni Yesu Kristo. Nta warumena, nta warunyeganyeza, nta warutembagaza, nta warurandura, nta warukuraho, nta miyaga, nta n'ibihe byogira gute byomaraho iryo buye. Gusa wewe rihungiremo gusa witurize, kandi uzabaha amahoro.
Imana ishimwe, uzabaha amahoro, Uwiteka Imana izantabara. Ni nayo mpamvu tutaza tumwara, ni nayo mpamvu tutaza dutinya, ni nayo mpamvu tutaza dutinya ibihe, niyo mpamvu tutaza dutinya ibyo tureba bitugoye, kuko tubizi yuko turi kumwe n'Uwiteka Imana, kandi Imana izidutabara, izitubera amaso, izitubera amaguru ikagera aho twebwe tutogera, izitubera amaboko igakora ibyo twebwe tutokora, izitubera amaso ikarangiza aho twebwe tutorangiza, kandi ikaharangiza ku bwacu. Imana ishimwe cyane, ikaharangiza ku bwacu, ikahagera ku bwacu, ikakora ku bwacu, ikatuberera maso ku bwacu. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ari mu Uwiteka Imana abo baguwe neza, kuko abo taco banyeganyeza, ntibaza banyeganyezwa n'ibihe, abo ntibaza banyeganyeka, abo bari dinamiki, abo niba barakomeye, kuko Uwiteka Imana iwe ni wa wundi uko yahozeho kera kose n'uyu munsi niko ari. Natwe rero iyo twamaze kumwijiramo tituza tunyeganyega, uko twamaze kumera tituza tukongera kandi guhinduka, kuko azadutabara. Iyo umuntu ashakira ubundi butabazi ahatari kuri Yesu, icyo gihe azarimbuka, icyo gihe azakogwa n'isoni. Ariko twebwe Uwiteka Imana iyo tubereye ubutabazi tituza dukogwa n'isoni, kuko ntazatsindwa, kuko uko yahozeho niko kwa kundi azahora. Ariko iyo washakiye ubutabazi ahandi atari kwa Yesu, bwa butabazi iteka ryose buzabugira iherezo, tibuza bukubuza kurimbuka, tibuza bukubuza gukogwa n'isoni, tibuza bukubuza kwiganyira. Ni nayo mpamvu rero ta handi hatari kwa Yesu, ta bundi buhungiro bwacu butari kwa Yesu, ta yandi mahoro atari kwa Yesu, ta kundi gukomera kutari kwa Yesu, ta bundi buzima butari kwa Yesu. Ubuzima ni kwa Yesu. Rero mureke duhungire kwa Yesu, kugira ngo turonke amahoro y'iteka ryose, turonke inkomezi y'iteka ryose, turonke imbaraga z'iteka ryose, turonke ibyishimo by'iteka ryose, kuko turi kuri kwa Yesu. Ijambo ry'Uwiteka ribafashe kandi rikomeze ribagirire neza, mukomeze muritekerezeho kandi ribahindure. Amen.